Tariki ya 12 Mata 1994 muri Jenoside yakorewe Abatutsi niwo munsi Karamira Forodwari yavugiye kuri Radio Rwanda ko kwica Abatutsi bireba buri wese. Ku munsi nk'uyu w'itariki ya 12 Mata mu 1994 leta y'abicanyi yari ikomeje umugambi wayo mubisha wo gutsemba Abatutsi hirya no hino mu gihugu. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe mu hantu hashoboye kumenyekana hicwa Abatutsi benshi kuri iyi tariki ya 12 mu kwezi kwa 4 1994. Tariki ya 12 z'ukwa 4 1994 Karamira Forodwari wa MRND Power yavugiye kuri Radio Rwanda ko intambara ireba buri wese. Ibi akaba yarabisubiyemo inshuro nyinshi mu byumweru byakurikiyeho. Yasabye Abahutu kudasubiranamo ubwabo ahubwo ababwira ko bagomba gufatanya n'ingabo mu kurangiza umugambi bari baratangiye wo gutsemba Abatutsi, ibyo yitaga akazi. Ayo yari amabwiriza yarebaga cyane cyane abayoboke ba MRND Power, abasaba kwibagirwa amacakubiri yari ari hagati yabo na MRND na CDR, ahubwo bagafatanya nabo mu mugambi wo guhiga Abatutsi no kubatsemba. Uwo munsi Radio Rwanda yasohoye itangazo riturutse muri Minisiteri y'Ingabo ryavugaga ko nta macakubiri yari ari mu ngabo no mu Bahutu muri rusange. Ni itangazo ryakomezaga rivuga ko abasirikari, abajandarume n'abanyarwanda bose bafite icyemezo cyo kurwanya umwanzi wabo ari we Mututsi, kandi ngo bose bari bamuzi. Ni itangazo ryakomezaga rivuga ngo umwanzi aracyari wa wundi, umwe washatse kugarura ingoma ya cyami, wa wundi watsinzwe. Iyo minisiteri yasabye abasirikari, abajandarume n'abaturage b'Abahutu gukorera hamwe, gukora amarondo ndetse no kurwanya umwanzi. Uwo munsi guverinoma y'abicanyi yavuye i Kigali ijya gukorera Igitarama, ihuza ibikorwa inashishikariza kurimbura Abatutsi muri prefecture zose z'igihugu. Muri Kigali imirambo y'abishwe muri Jenoside yakusanyirizwaga mu makamyo ikajyanwa kujugunywa mu byobo byari byaracukuwe n'imashini za Caterpillar. Tariki ya 12 Mata 1994 ingabo za MINUAR zamenyesheje General Romeo Dallaire ko Abatutsi bari barimo kwicwa muri Gisenyi na Kibungo. Ubwe yivugiye uwo munsi ko muri Kigali intumbi nyinshi zapakirwaga n'abanyururu mu bimodoka bisanzwe bikoreshwa mu mihanda zikajya kujugunywa mu bisimu byari byaracukuwe na za Caterpillar. Ibi bimodoka n'ibi bimashini byari ibya serivisi ya Minisiteri y'Imirimo ya Leta yayoborwaga na Ntirivamunda Alphonse, umukwe ya Perezida Habyarimana Juvenal. Ntirivamunda Alphonse ubu yahungiye mu gihugu cy'Ubufaransa. Umunyamabanga mukuru wa Loni yavuze ko MINUAR igomba kuva mu Rwanda. Igihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi yari ari i Bonn mu Budage, yabwiye Boutros ko MINUAR ntacyo kimaze mu Rwanda, ko MINUAR yari iri mu kaga. Avuga ko mu Rwanda Ababiligi bafite urwango rukomeye. Yatanze igitekerezo ko MINUAR yavanwa mu Rwanda. Boutros Ghali yamusubije ko nawe ashyigikiye icyo gitekerezo. Kugeza uwo munsi umuryango w'abibumbye wari waranze kongerera ububasha MINUAR, nubwo Dallaire atahwemye kubisaba. Igihe cya Jenoside Boutros Ghali yari mu ngendo i Burayi arazikomeza, atitaye ku ntabaza za MINUAR zavugaga ko mu Rwanda abantu batagira ingano bishwe guhera tariki ya 7 Mata 1994. Abatutsi barishwe i Nyawera na Mukarange muri Kayonza. I Nyawera mu murenge wa Mukarange mu karere ka Kayonza mu matariki ya 11 kugeza ku ya 12 Mata 1994 habaye igikorwa cy'ubwicanyi bukomeye cyane burimo ubugome buhambaye, aho interahamwe zishe umubyeyi witwaga Murebwayire wari utwite, zimubagisha umuhoro maze zimukuramo uruhinja, zihita zinamutwikana n'uruhinja rwe. Kuri Paruwase Gatolika ya Mukarange tariki ya 7 kugeza ku ya 9 Mata 1994 Abatutsi bahahungiye ari benshi. Ku ya 10 n'iya 11 Mata 1994 batangiye kwicwa, birwanaho bakoresheje amabuye n'amatafari, ariko interahamwe zunganirwaga n'abajandarume ndetse n'abasirikare. Ku wa 12 Mata 1994 hazanywe urutonde rw'abagombaga kwicwa, bategeka batarapfa gusohoka mu kiliziya, babizeza ko ntacyo bakibaye. Bageraga imbere ya paruwase interahamwe zigahita zibatema. Padiri Mukuru Joseph Gatare wanayoboraga ishuri ryisumbuye rya Mukarange yari Umututsi, icyo gihe yarishwe. Wari umwungirije Padiri Munyaneza Jean Bosco w'Umuhutu yaritambitse, yanga ko Abatutsi bari bamuhungiyeho bakomeza kwicwa, interahamwe nawe zihita zimwica. Ubwicanyi bwahitanye Abatutsi benshi bari bahungiye mu murenge wa Nyabitekeri muri Nyamasheke. Mu murenge wa Nyabitekeri ahaguye Abatutsi benshi n'ahahoze hubatse sekiteri ya Mukoma. Abatutsi baho bakaba barishwe ku ya 12 Mata 1994 babakuye mu ngo iwabo, babatumiye mu nama yiswe y'umutekano yari yatumiyemo abagabo bose. Abagabo barahagurutse mu gitondo nka saa 2 basaba abagore n'abana ko baba bagiye ku rusengero rw'Abadive b'umunsi wa 7. Aho niho guhera tariki ya 10 Mata 1994 buri joro imiryango yose yahuriraga kugira ngo icungirwe umutekano. Abagabo bararaga bicaye bareba ko hari igitero cyaza maze bagahangana nacyo. Bageze aho bari batumiye mu nama basanze nta nama ihari, ahubwo hari interahamwe zifite intwaro gakondo ziteguye guhita zibica.
Konseye witwaga Kanyarurembo Joseph yahise abasaba kujya mu nzu ya segiteri yari ishaje maze bafungiranwamo, hanyuma bamenaho esanse ariko yanga kwaka. Konseye Kanyarurembo yasabye uwitwa Torero Theodore wabaye umusirikari gufata gerenade agateramo. Yateyemo gerenade ebyiri, ushatse gusohoka bagahita bamwica. Uwo munsi abatutsi batagira ingano biciwe kwa Karemera Claver i Mukoma muri Nyabitekeri, Nyamasheke, aho mu rugo rwa Karemera ni mu murenge wa Nyabitekeri mu karere ka Nyamasheke, ahahoze ari muri serire Mukoma. Muri urwo rugo hahungiye abatutsi benshi bishwe n'igitero cya Pima ku ya 12 Mata 1994, gihita gikomeza kijya kwica ku Badivantiste. Ni ku muhanda munini uva ahitwa ku Kinini ugana ku kigo cy'amashuri abanza ya Ngoma mu murenge wa Bushekeri, akarere ka Nyamasheke. Muri jenoside yose hari bariyeri n'ikirombe kirekire gifite hejuru ya metero 15. Abatutsi bo muri iyi segiteri ubu ni mu kagari ka Nyarusange bose barakusanywaga bakajyanwa kwicirwa ku Mugina, nyuma y'uko Perefe Bagambiki Emmanuel azengurutse Cyangugu asaba abahutu gutangira kwica abatutsi. Kuva ku itariki ya 12 Mata 1994 kugeza tariki ya 18 Mata 1994 nibwo bishwe. Jenoside yakorewe abatutsi yarateguwe ishyirwa mu bikorwa na leta, kubona guhera tariki ya 7 Mata 1994 mu gitondo abatutsi bicwa icyarimwe ahantu hatandukanye mu gihugu hose, byerekana uburyo budashidikanywaho ko ari umugambi wari warateguwe na leta igihe kirekire.